Ndagushimiye ndagushoboje wowe ukurikirana YouTube Gilbert TV, ndagushimira cyane Imana iguhe umugisha kandi mboneyeho no kugusaba inkunga, kanda subscribe cyangwa se mu rurimi rw'abahanga ukande kuri iryo bara ry'umutuku ryanditse sabone. Amakuru yacu turayahera mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Miyove, aho Mukandayisenga Vestina yashakanye na Mbonyicungu Jean Bosco tariki 23 z'ukwa kabiri na 2018. Bamaranye amezi 6 babanye neza. Uwo Mbonyicungu Jean Bosco yari umucukuzi w'amabuye muri uwo murenge, dore ko aribwo polisi y'u Rwanda yaje gushyira itangazo ku rukuta rwayo yuko ikeneye abakozi. Mbonyicungu Jean Bosco akimara kubona iryo tangazo nibwo yaje kwandikira polisi y'u Rwanda ahabwa akazi. Akimara guhabwa akazi nibwo Mukandayisenga Vestina yatangiye gutotezwa, atangira kuba yagirirwa nabi. Uwo Vestina yatangiye kwirukanwa mu nzu Mbonyicungu yamusizemo, dore ko sebukwe we aribwo yatangiye kujya amugendaho kugeza na n'iyi saha. Uyu muturage mubona arimo aratabaza kuko sebukwe yamusenyeyeho inzu ayimusamburiraho, dore haje no kuba hagira ikibazo. Umukobwa wari uri mu mahanga aza mubwirana uburakari bwinshi cyane, arushaho kumurakarira. Hagati y'abo ngabo nibwo umugabo we yaje kuba yakuraho telefone aburirwa irengero. Uyu Mukandayisenga Vestina avuga yuko iyo yajyaga gucuruza ibisheke hari igihe yasangaga ibintu byahindutse, dore ko sebukwe iyo hazaga umuyobozi mushyashya muri uwo murenge wa Miyove yahitaga yihutira kuba yajya kumurega ngo aba mu nzu kandi akaba yaranze kuyivamo. Dore byakomeje gutangira kudacana uwaka ubwo mu mwaka ubwo tariki 23 z'ukwa 12 2024 ubwo uyu muturage yasenyurirwagaho inzu. Dore amakimbirane niyaje kugarukira aho ngaho, dore ko yajyaga ajya no gukora kuko acuruza ibisheke, agasanga abantu aho ngaho, dore ko n'ubuyobozi yabubwiye ikibazo cye, bwarangiza bukamushyirira irondo aho ngaho, akajya ararirwa n'irondo no kugira ngo umutekano we ukomeze ubungwabungwe. Dore sebukwe irondo ryakomezaga kuhaba, hakaba hari n'igihe arihasanze rikamutesha. Abaturage bavuze ngo ni akarengane uyu mubyeyi yakoreye, kuko ntago yakagombye kuba ari gusohorwa mu nzu nta n'ahantu afite ho kuba yaba. Ndamamariza YouTube channel Umurunga Family, ndamamariza Mbisi TV, nibutsa yuko Gilbert TV ni channel yahinduwe, ni channel isigaye icishwaho ivugabutumwa. Aya makuru turayakomereza kuri uwo sebukwe ubwo atigeze yihanganira kumubona ava muri iyo nzu, dore ko yakomeje gukora ibishoboka byose kugera n'aho ayimusamburiyeho. Ubu ngubu umuturage akaba arimo aratabaza cyane bikomeye kuko atakibasha kuba yabona aho arambika umusaya, dore ko uwo Kabirigi avuga yuko bamuhatiye kumucumbikira cyane. Kabirigi akabijyamo uruhare, yababwira ati se iri cumbi mucumbike nirangira biragenda gute? Dore ko iyi mubona ni amashanyarazi sebukwe yaciye ashaka kuba yamwirukana. Amakuru yacu turayakomereza ku Imvaho Nshya, aho Imvaho Nshya yanditse yuko uku kwezi icyogajuru kiraba cyatangiye gukora muri iki gihugu cy'u Rwanda,
ukicungira umutekano, dore ko hari n'abantu bubakaga bitwikiriye ijoro. Njye muri kubana kuri mikorofone ni Dufiteimana Gilbert.